myaka 52 y'amavuko. Bamwita Irunga Ronje, wamamaye nka Tukote muri sinema nyarwanda cyane cyane muyo bise Bamenya, niyo yamenyekaniyeho. Agiye gukora ubukwe bitarenze intangiriro z'uyu mwaka utaha, nyuma y'igihe ari ku gitutu cy'abavandimwe be. Ronje rero akaba yahishuye yuko agiye gushaka umukunzi muri no minsi, akamushyira mu mago uwo bakunze kwita Tukote. Yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ubwo yarabajijwe niba afite gahunda yo gushinga urugo. Yasubije ati, njye mfite ukuntu negura ibintu byanjye, n'igihe cy'ubukwe bwanjye kirapanze, kirateguye neza. Uyu mwaka urarangira mutangiye kubona ibimenyetso by'ubukwe bwanjye, nubwo nta gitutu mfite. Ku rundi ruhande, uyu mugabo agiye gukora ubukwe nyuma y'uko byari byitezwe yuko ubukwe bwe buzaba 2021, bikarangira butabaye cyane ko uwo bari kurushingana batandukanye. Abajijwe icyo bapfuye, yavuze ko byatewe n'uko uwo bari bagiye kurushinga yabaga mu birwa bya Seychelles, kandi avuga yuko kuba yarabaga mu birwa bya Seychelles, Tukote yari afite urugendo rwo kuzajyayo, afite ikintu agiye kuzakorayo. Noneho Tukote icyo gihe byanze yuko ikintu yaragiye kuzakoraho, byanze yuko bitabaye, aravuga ati Tukote aravuga ati, njyewe ntago najya hariya mu birwa bya Seychelles nta kintu ngiye gukora. Kandi uwo mukobwa nawe ngo ntago yari kuza i Kigali. Ibyo rero byahise bituma batandukana. Ngo rero byanze, rero wese abireka ahitamo gushaka undi. Avuga ko kandi afite umukunzi bitegura kurushinga mu ntangiriro z'uyu mwaka utaha, ndetse ko mu mpera z'uyu abantu bazabona ibimenyetso bifatika ko agiye kurushaka. Icyakora nubwo yari afite igitutu cy'umuryango we, ahamya ko yirengagije kubigenderaho, ahubwo yabanje gushyira gahunda ze ku murongo kugira ngo azakore ubukwe bufite gahunda ihamye. Hari imyaka yaba yarageze, Tukote yajya gusura abavandimwe be, bangiza bakamutega ibitovu, ngo bagashaka ibitovu byo kuba bamukubita kugira ngo arebe ko yatinyuka agashaka umugore. Kandi ngo hari n'igihe mushiki we yigeze kuba yamutega inkumi, arangije ubundi atumira Tukote ngo baze basangire, arangije amutega inkumi, ariko Tukote we ngaza kubibona yuko yamuteze, arangije Tukote ngariruka. Niko kwa kundi rero ngo mushiki we mbere yari yaramubwiye ati, ese aramubaza ati, ese Tukote bundi uri muzima? Tukote aramubwira ati, rega ibyo bintu bireke, kuko ati nzakwereka ibimenyetso ejo bundi. Undi rero mu kumutega umukobwa nyuma aje kwiruka, maze mushiki we aramubwira ati, rwose Tukote uko mbibona ntago uri muzima. Undi agaseka akamubwira ati, humura wowe nzabikwereka neza. Maze Tukote arangije niko kuza rero gutangaza, avuga yuko agiye gushaka umukobwa baba bakundanye, bagashakana nyine kugira ngo ibibazo by'umuryango abishyire inyuma. Tukote w'imyaka 52 y'amavuko kugeza uyu munsi ni umwe mu bakinnyi ba sinema bamaze igihe muri uyu mwuga. Amaze imyaka 14 akina filime, ndetse kugeza uyu munsi akaba amaze gukina izigera ku 161. Urumva ni umuntu umaze muri sinema igihe kinini, kuko amaze igihe kinini. Bundi niwe mukuru muri sinema nyarwanda dufite hano. Tukote rero akaba yahishuye yuko agiye gushaka ibyo abakunzi be bamushakaho, agiye gushaka afite imyaka 52. Ndagira ngo ngushimire wowe tumaze kubana muri kino kiganiro, n'amakuru entertainment tugenda tuganira yagiye acicikana hirya no hino. Niba ukunze ibiganiro byanjye, ndagira ngo kandi kukazogira bakunze kwita subscribe kugira ngo ibiganiro byanjye bijye bikugeraho vuba vuba. Kandi niba ubisanzweho waragakoze, ndagira ngo ngushimire byose niwe mbikorera. Duhure mu zindi nkuru mu kanya. Ciao ciao. Artlist